mu masasi saa 7 zo mu Rwanda hano i Kigali witwa niyo nshuti Yannick akaba yaramenyekanye cyane nka Killaman. Uyu ni umukinnyi byahamye wa comedy ndetse n'amafilme, dore ko yabivanye ku rwego rwo kuba akina mu zabandi ndetse nawe akajya gushingize zirimo nka Killaman Empire, Big Mind Empire n'izindi zitandukanye. Uyu rero yatanze akazi ku bakinnyi batandukanye baba abarimo Aisha, Dr Nsabi, Mitsutsu n'abandi bagiye batandukanye. Sibyo gusa kandi uyu rero yaje kuba ashyira iherezo ku busore bwe maze asezerana mu mategeko. Hanyuma nyuma y'ibyo akaba yaje gusaba anakwa witwa Mwoza Shemsa. Uyu akaba ari umugore bamaranye igihe kitari gito babana ariko bitemewe n'amategeko. Nitwa Mr Muhanzi, aya ni amakuru y'imihanda, ni Ndabaze TV.